icyambere cyo ntukora bari siporo tumukeneye wari umukeneye nkande wo kora siporo reba indi ufite ukuntu ingana ngo kubaka se ndimbati ntafite akabari ka mbere aho bita munuza uzi kugira ngo umuntu yisakrifiye amafaranga ye ubwire rero ikintu utaruzi wamaze kucita iyo utangiye kuvuga ngo umuntu yisakrifiye uwo ntago ari umukire abakire ntago bisakrifiye bro rero nanzi kuzi gutebya wajigeta ari ngarike mubaze ufashe average y'abantu bazajya basura ira boro ngo nimba ari ngo ikindi sinzi ibintu byo ngo hejuru ya yindi nzu muri Kigali universe apana kwa ngo ushaka kuyita Kigali warevu kwa byita byo ikibazo cyanyu mugenda mukanga abantu badafite ubwenge mukabakanya mu tuntu tw'utuzina tw'ibitaci bro who give a shit about Kigali universe cyangwa indi zina none case kinshaka kubwira n'iki ngiki dukoresha imibare tugiye mu mafaranga umukete se amafaranga amaze gutanga ushukuna abantu bazajya bica muri ntebe zitarenze 30 urabona bro ukoresha imibare man nuko ugendera mu kintu cy'ikigare ko imibare ijambo rikwiye kumuranga kari ubutekamitwe ujya uvuga ngo umutekamitwe coach nuko uvuga ngo umukire coach abakire baba bacicitse bro ahubwo uzambwire ngo liste yabo uba nkubwira ikintu kimwe sibyo coach gaye uba nyine nkubwira ikintu kimwe sibyo tureke kugendera mu bintu byo kuvuga kugendera mu kigare ngibintu byo kuvuga gute ibintu byabayeho by'abantu baza bagashaka gukasa umuntu n'ibiki byose ibikorwa by'uriya mugabo birivugira pro yakoze iki yubatse Kigali universe ikora iki ni ahantu hagiye kujya habera imikino ahantu nta muntu wigeze nabitekereza ko abakire bo uri murambwira gatoya uretse gatoya hari umukino uretse gatoya ikibazo nta n'umwe wigeze ashaka gushora muri ikibazo ugendera mu kigare ntabwo bagomba kugendera mu kigare tuza nkubaze gato Kigali universe azabera iki ni iki Kigali universe hazajya habera ibikorwa byinshi cyane birimo siporo birimo imikino itandukanye birimo ibitaramo by'abahanzi urukumva uwo niwe muntu twari dukeneye muri siporo uretse gatoya reka gusimbagurika uretse mwibariza ibibazo iyo uvuga ngo umukire ndashaka kubaza Kigali universe ni ikigamije iki zakora iki nibiki ndetse ubihuze n'umukire abo mwari mukeneye benshi na nyina wambago natwe tumukeneye ngo twisekere hari abantu dukeneye ngo duseke bivuga ngo mwari mukeneye buretse gato banzuze hano uramwe ngo mwari mukeneye mu icyambere cyo ntukora siporo wari umukeneye nkande wo kora siporo reba indi ufite ukuntu ingana nyine uyivuga ngo bro nta nubwo nshaka kongera kuvuga ibintu byinshi cyane uvuga ngo uriya mutipe ni umukire mwana abakire baba bacicitse ijambo ry'umukire rwose uyivaneho vuga ati ni inzererezi ishaka kwigaragaza maze ukubaka ikintu cy'imyidagaduro ku rubyiruko abasheshe kanguwe n'ibiki byose kubaka se ndimbati ntafite akabari ka mbere aho bita munuza na ndimbati yarubatse ndimo navuga ibifasha abaturage ibifasha urubyiruko kubona akazi no kugira gute ukazanamo ibintu nk'ibyo bya ndimbati mwana hari ibintu ngo gufasha abaturage no ese buretse ngaje reka nkubaze ibyo bintu yubatse bizafasha iki umuturage wibereye hari hasi n'ibintu byose bisanzwe umuturage uri kantarange utabashije kuba wenda yagera aho ngaho ariko arabasha kuza kurebera kuri televiziyo urumva akareba ati ahantu runaka muri Kigali universe habereye ibintu by'ikino gutya na gutya byagenze gutya umva nkubwire rero wa mungu mungu wanjye umva hano nkubwire nongeye ngusubire nta bintu by'Kigali by'iki ntuzongere gusakuza ngo abakire ntago bazi bro iyo uvuze ibyo bintu uvuze none se abantu bari hejuru y'abakire nk'inshuro 5 wabitiki ariko uzi buretse gato umunyabugwire uzi kugira ngo umuntu yisakrifiye amafaranga ye ine arimo umubwire rero ikintu utaruzi wamaze kucita iyo utangiye kuvuga ngo umuntu yisakrifiye uwo ntago ari umukire abakire ntago bisakrifiye bro abakire ufata amafaranga ukayashora mu bintu urikumva ukayashora sacrifice ukoze bro urikumva ibyo umva mubwire abakire bara bro abakire nababonye so nuzonye kumbwira ngo iranze no mukire kuko urantagara umukire nyine nakubwiye ngo mbwira umukire wo abakire baba bacicetse nta nubwo nakubwira umubwire uri umukire se abakire bose mubwire ndeka urakoze cyane umbwire nde nyine niko nawe
kuko none ikintu gisekesha abakire bari live kuko umukire ntabwo uzamusanga arimo abunzi nkuru nk'isazi Dumba nywe nyine Dumba nywe mukire Asemana wagera cyose basi gusa ura musore kuzi ko yitemera ibiti muri Amerika 12 y'amadolari y'amanyaka nta nubwo y'amanyamerika n'amanyaka buretse gato sibyo ikintu kimwe nyewe nshaka kuzagukorera ni iki ngiki uri kumva jewe ese ubundi reka nze ngubaze Iranzerezi yahindutse umukire wawe gute jewe bazi nyuma oya yabaye umukire wawe gute buretse gato bakene rwose ibibazo byanyu rwose muzabiduteza isi yose yahindutse umukire wawe ikintu ngiye gukorera sibyo ngemereye imbere y'abanyarwanda umuntu bita Dikati sibyo ngiye kugukoresha ibishoboka byose nkubonere tike ikujyana muri cruise urumva ukaba mu bwato nibura mu gihe kingana n'amezi 3 wagaruka ukaza muri Kigali Universe ukaza kureba imikino izaba irimo irahabera warangiza urumva ugatembera igihugu cyose cy'u Rwanda ibyo byose kandi bizakorwa n'umukire noneho wongere ugende wicare umenye akamaro ko gushora mu myidagaduro nawe uzagenda ubyigisha abandi hari igihe ushobora umusaza umva mubwire kera nzi kuzi gutebya nibwo bwa mize mbona uri joker like the biggest joker mu makarita kabisa njengo nzagenda ngire ntengo ngiki ariko musa muziko neza inzererezi go girene uri joker ameza 3 mu bwato uri joker ntabwo uri comedy ameza 3 mu bwato bro ego bwa azishore mu myidagaduro nagashore ibyo ntavuze rega dore se Badrama ntabwo ari umugabo Badrama sigacuruza amasosi muri Arizona ariko yiyanze asigacuruza inyama z'ihene muri Arizona ariko yiyanze ntiyari umukire ntiyakuraga amamodoka muri Uganda iyi filimi twarayibonye no kunirangira The Band turamuzi ntukazuze bro genda bakukire uretse wenda abantu b'abapadiri kera bajyaga baza bagashinga ibigo by'ibikoni za centre de jeunes na za maison de jeunes sibyo umva mubwire iyi filimi turayizi n'ukuntu The Band apfa turabizi ntago Badrama yaguze imodoka ya miliyoni 160 yo gukora ngo goma ye ku giti cye ntago ubusare ntarimo gukaraga amasosi muri Arizona cyari nari mu gikone arimo simbizi ntuzi indagara so izi filimi turazizi abakire bawe rero revo zanyuma muri abakire banjye nzi ntago bari kuri revo yino mu kayitasi batekaga imitwe ku buryo se wumva ko gushora mu myidagaduro nyarwanda umuntu aba agiye guhomba ku buryo wumva ko nyine umuntu washoye mu myidagaduro nyarwanda uretse kuvuga ngo uburyo numva ko umuntu washoye mu myidagaduro agiye guhomba nawe arabizi ko yamaze guhomba uzamubaza umukire wawe kandi utaratangira yamaze guhomba si uguhomba gusa umva nkubwire ntabwo ugomba gusa ahubwo azahomba neza cyane noneho uzabyibona mu minsi mike cyane uba nkubwize ukuri uriya umunyabwenge afite abantu umusa nose umva nkubwire ikintu kimwe bakiga business school imeze byose fresh nkubwire ikintu kimwe ahubwo nkubwire ikintu kimwe kandi ngomba ko field y'imyidagaduro nayo ishobora kubonekamo amafaranga ngamwe yavanye he amafaranga azavanira mu kayitasi azavana he aka kanya ese tujye mu mibare matureke ibintu by'ubugambo n'ibiki byose tujye mu mibare uramusenza amafaranga azavana mbwira ikintu basi reka zo mbwira imyaka ingahe uretse guspendinga gusa ikindi kintu winjize n'iki nyine basi gutunga mbwira ukuntu bimeze amafaranga mufite yayahe uretse gato nyine mbwira ukuntu bimeze mu myidagaduro ukuntu baboneka amafaranga urabona nka hariya bubatse iriya sa uretse gato mwarabubatse iriya sare byonyine ubwabyo kugira ngo umuntu aze akubwire uti ndashaka ko bana yanjye mushyira hano mu gihe hagiye gukina ama ekipe runaka
urukumva nta mafaranga bagomba kuguhera abantu mwize economy mu nyumvire no mibare babagira bafata agakayi n'agakaramu abantu mwize economy mu nyumvire no mibare bana uza amafaranga bashyira bana kuri website y'Inyarwanda cyangwa se iki ntabwo turimo turavuga bana sa kuri website bro wajigeta ari ngari kanze mubaze ufashe average y'abantu bazajya basura iriya ball ngo nimba ari ngo ikindi sinzi ibintu byo ngo hejuru y'indi nzu muri Kigali Universe apana kwa ngo ushaka kuyita Kigali wareva uko abyita byo ikibazo cyanyu mugenda mukanga abantu badafite ubwenge mukabakanya mu tuntu tw'utuzina tw'ibitaci bro who give a shit about Kigali Universe cyangwa indi zina none cares sinshaka kubwira n'iki ngiki dukoresha imibare tugiye mu mafaranga uza amafaranga abakire bishyura Inyarwanda kugira ngo bapostinge kantu k'akapana cyangwa igihe kuri 30 reka Gael tumukubire 150 no reka tumukubire inshuro 5 tumuvuge ati bazajya bamureza 150 buri kwezi kugira ngo ashyire bana runaka kaga bora kuzikungana agasirifasi kuzikungana nago byo bana zirenze 20 zikubise 60 umukete se mafaranga amaze gutanga kuzukunangana abantu bazajya bica muri zine zitarenze 30 urabona bro ukoresha imibare man nukagendera mu kintu cy'ikigari ko imibare umukire wawe ukoresha biriya ni ibintu bizahora imyaka n'imyaniko uri kumva imyaka n'imyaniko bro use your fucking logic bro koresha logic yawe abantu bazajya baza bakodeshe abantu bazajya baza bakora ibintu byinshi cyane bitandukanye hazaba harimo n'amazu y'ubucuruzi ku buryo abantu bashobora kuza bakagura ka kofi bakagura ibiki n'ibiki bro aho gukoresha aho wayigurisha logic uretse kandi gasekeje ubu mwana azava mu magazi ahantu hari ama coffee shops zaki zose tuzi mu mujyi wa Kigali ngagiye kujya hari hejuru kare akazu hari bazajya bahajya kubera ko ariho hari abantu benshi kumva umva mubwire rero nyine afata n'agafoto keza hariya nimba ahantu heza mu mujyi rwagati umva mubwe nkwe prediction yanjye kuva akanya umwaka umwe n'igice from now imyaka 2 we na boss wawe muzicara hasi muvuga ati sha burya bya bintu twarayobye twiberaga muri fantasy umwana w'umuzungu yabyise fantasy bro iyo mibare ni impossible nta n'ubwishoboka umukire wawe uzamubwira ati ahubwo wowe vana umutwe mu kibuno cyawe utangire usmeringe oxygene kuko ibintu urimo gutekereza ntabwo bishoboka ibyo bishobora kuba byari ibyifuzo bya bamwe mu bafite imyumvire imeze nk'iyawe ibyo uzabwira umukire wawe ati vana ikibuno vana umutwe mu kibuno utekereze neza kuko nta bitekerezo bizimufite oya mathematically ibintu birimo biribara neza cyane economically bigahita umukire wawe ahubwo byaramucanze uzamubwira ati From Aveeno, a plant-based retinol alternative that's gentle on sensitive skin. Energize tired-looking eyes in 1 week. Acorn TV has every episode of Midsummer Murders. Sounds like there's a windfall. Twamaze kubona ko uri umuteka mitwe. Ntabwo ari umukene umuteka mitwe. Aba ugize ukuri. Sibyo? Abantu mathematically kuko byabamwe mu bafite imyumvire imeze nk'iyawe ibyo uzabwira umukire wawe ati vana ikibuno vana umutwe mu kibuno utekereze neza kuko nta bitekerezo bizimufite oya mathematically ibintu birimo biribara neza cyane economically bigahita umukire wawe ahubwo byaramucanze uzamubwira ati twamaze kubona ko uri umuteka mitwe ntabwo ari umukene umuteka mitwe aba ugize ukuri sibyo abantu baraza bakavugira ibyo bavuga bakagira ibyo bavuga ukubona ko uraza guhindura team urahindura ikipe urakomeza kubaho improvement uriya nta mukire nanjye nakomeje ngo umukire wowe wemera ninde umukire wa mbere urumva umukire wa mbere bamuzi ninde nabo baramuzi ninde uwo nguwo umukire kuko umuntu utazi n'imibare ujya kuvuga ngazagurisha ngo amakofi ngagurisha ibintu by'ibikoma ngo hejuru ngo y'inzu ntabwo ukiri kurisha igikoma hejuru y'inzu wakize bro ibyo narimo nakubwira nibyo nanjye ntekereza nyine nk'umuntu nk'uko nawe hari umuntu ubashije ariko ubu ni ngo Jeff Kwisa basigaye bamwishyura angahe basigaye kwishyura angahe kubera ko wafashe side yo kugira ngo ukase ntabwo ushobora kureba ko uretse gatoya ikintu gisekeje noneho ikintu cyica nafashe side yo kugira ngo nkase ninjye wafashe side njye nafashe side akazi mubwiza ukuri abantu bazi
uvugisha ukuri iyo wicaye ugatekereza ntabwo ubona ko ari difference iri hagati yanjye n'abandi nkawe ahubwo njyewe ikintu mvuze ngihagararaho mwebwe ntabwo mpagara ku cyo mwavuze oya njyewe icyo ndeba murasimbagurika niyo mpamvu abantu batajya babizera niyo mpamvu abantu bizera bakavuga ati ikintu mvuze ari ukuri kuko sinjye nsimbagurika ikintu mpagararaho with conviction nuko njyewe ngenderaho ni ikihe ndagenda nkicara nkakora research nkareba neza nkavuga ndetse koko ibi bintu umuntu abikoze muri iyi ntuza muri ino area ibi bintu byakunda ese ibi bintu byakinjiza amafaranga ntaza gusanga bishobora kutayinjiza amaginga yangaya ariko ejo n'ejo bundi bizayinjiza uko niko twebwe tubara nk'abantu bize ekonomi uri kumva sinzi wenda mwe kuma mubyumva ariko yewe barimo nakubwira ibintu bifite logique kandi bibaritse umva mwibwe je anyway harashize iminsi myinshi ibintu tutaza muri ibintu nk'ibi ngibi urabizi ariko ubwire genda ubwire uri inzererezi nta bukire ufite imibare yawe iracuramye umubwira ati byuka usimeringe kofi nibwo uzamenya aho umubwira ati iyi filimi nyamuneka twarayibonye n'abatari wowe twarababonye depande turamuzi ikibazo nawe wagiye utanga ingero z'abantu ukabyara ese ubundi wize ekonomi hehe njyewe barimo barakubaza ngo nize ekonomi hehe uravuze ngo wize ekonomi wayise nize Vancouver we burese no se Mongolia wavuyeyo Mongolia ntabwo navuyeyo ko PhD wari muri Mongolia no ubase gaita sana no nawe ariko umenye umukire yarakwibagije naho wari utuye Mongolia wavuyeyo oya sindika nawe muravanze maginga ya ntago ari muri Mongolia ariko urabizi ko nize ekonomi urabizi ya wize ati ekonomi shago bazadusubiza amafaranga yacu kuko imibare mo gukora umukire ida urimo uramubeshye cyangwa urashaka kumukirishamo ibintu ni bibi oya reka mugira imibare ntabwo ntabwo bira bintu arimo gukora bishoboka nano bizakunda umubwire ati rwose imibare mo gukora ni y'ubujiji bwinshi cyane reka kugendera kuvuga ngo ku marangamutima urumva wumve nyine ukoresha imibare ugenda wicare hasi urumva ugenda wicare hasi urebe neza ukarikire uraza gusanga ibintu nakubwiraga ari nyabyo tuje bari hano 5 kuri 5 ubwo twari turi kumwe n'izere ko ubwo reka manuke ushyiraho abandi ubwo turi kumwe nabi 5 kuri 5 abizi oya nahita ngenda kwa ibintu ariko inuze yanyuma ngiye kukubwira nuko ubwire wa mukire wawe ati iyi filimi turayize twayibonye depande turamuzi uri muri iki uri muri asasi imijyare ko bizarangira uhombye mu marira nta kindi